Ndabasuje mwese mukunda ijambo ry'Imana, amahoro y'Imana abane namwe mwese. Murasuhuzwa na mwene so Mihigo Loïc, nejejwe no gufata uyu mwanya mutoya kugira ngo twigane ijambo ry'Imana. Mbere yuko tuganira ku nsanganyamatsiko nabateguriye, mureke twicishe bugufi dusenge. Uwiteka mwami Imana, turagushimiye turaguhimbaje, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uduhaye umwanya mwiza w'uyu nguyu kugira ngo twige ijambo ryawe. Ngwino uhire gusomwa kw'ijambo ryawe kandi ube umusobanuzi mukuru waryo, maze Uwiteka ku musozo w'iki cyigisho buri wese abashike icyo mbwiye umutima we. Bana nanjye ugiye kubwiriza iki cyigisho, ubane n'umuntu wese uzacyumva hazaba aherereye hose, Mwuka wera wawe akomeze kutubaho mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kwigana icyigisho cyiza cyane nabateguriye, gifite insanganyamatsiko ivuga ngo urwandiko rusomeka neza. Mu bihe bya kera abantu bakundaga kwandikirana, ndetse bakaba bafata inzandiko bandikiranye bakazijyana ku dusanduku tw'iposita kugira ngo izo nzandiko bazazigeze ku nshuti zabo, abavandimwe ndetse n'abandi bose. Ariko byarababazaga cyane iyo ujyaga gusoma urwandiko mwene so yakwandikiye cyangwa inshuti yawe, ugasanga ntiruri gusomeka cyangwa harimo amagambo atanditse neza. Byarakubabazaga cyane, ukumva hari ubutumwa wari ugenewe utumvishe, ukumva hari ibyo yashakaga kukubwira utari kubasha kugezaho intekerezo zawe. Tugiye kwigana insanganyamatsiko ivuga ngo urwandiko rusomeka neza. Mbese urwo rwandiko ni uruhe? Urwo rwandiko rwanditswe nande? Turaza kubisobanukirwa uko Imana ugende idusobanurira. Reka icyigisho cyacu tugihere ku isomo Pawulo yandikiye Abakorino. Mu rwandiko yandikiye Abakorino rwa kabiri, igice cya 3 umurongo wa 2 tugeze ku murongo wa 3. Yarababwiye ngo nimwe rwandiko rwacu rwanditswe mu mitima yacu, urwo abantu bose bamenye bakarusoma, kandi koko biragaragara ko muri rwandiko rwa Kristo rwanditswe natwe, rutandikishijwe wino ahubwo rwandikishijwe umwuka w'Imana ihoraho, amen. Rutanditswe ku bisate by'amabuye ahubwo rwanditswe ku by'inyama, ari byo mitima yanyu. Pawulo yakikiye Abakorino ari kubabwira ngo nimwe rwandiko, ababwira yuko ari inzandiko, kandi arangije arababwira ngo umuntu wese ashobora kubona urwo rwandiko akarusoma. Urwo rwandiko ngo rusomwa n'umuntu wese. Pawulo ntawe yigeze ashyira ku ruhande. Umuntu ashobora kuba afite ubumuga bwo kutabona, cyangwa amaso ye atabona neza, ndetse na babandi basomesha rinete. Ariko Pawulo yarababwiye ngo mu rwandiko umuntu wese abasha kubona akarusoma. Nawe ahita ajya gusobanura aya magambo mu gitabo cyitwa Kugana Yesu, icyigisho cya 13, paje yacyo ya 28. Nawe yaranditse ngo umwana w'Imana wese Yesu yamugize urwandiko atuma ku bisi, niba ari umwigishwa wa Yesu Kristo. Ubuhindutse urwandiko yandikiye bene wanyu, nabo mu kibariro cyanyu, nabo ku musozi wanyu. Yesu uba muri wowe abasha kukubwiririsha imitima y'abatamuzi, nuko baba batazi gusoma Bibiliya ngo bumvishwe cy'Imana rivugana nabo. Ariko rero wehoho niba uri mu kigwi cya Kristo by'ukuri, ntibabura kurabukwa bice by'ineza n'urukundo rwe, babimenyeshejwe n'imibereho yawe, ndetse ahari byagezeho biyegurira Yesu Kristo burundu, babitewe n'icyitegererezo cyawe bareberaho. Eloiti arangije abigaragaza neza gusobanurira isomo ngo umwana w'Imana wese ahava akagera, Yesu yamukize urwandiko atuma ku bisi, abo ku musozi wabo, ngo niba ari mu kigwi cya Kristo by'ukuri, Yesu abamuhinduye urwandiko agiye kubwiririsha bene wabo, abo mu kirorero cyaro nabo ku musozi wabo. Ngo kandi niyo baba batazi gusoma no kwandika, batarakandagiye mu ishuri, ngo ntibabura kurabukwa bikeya by'ineza n'urukundo rya Yesu, babimenyeshejwe n'imibereho y'uwo muntu, ngo ndetse byageza naho riyegurira Imana burundu bakabatizwa. Iki cyigisho nimara kukiga naravuze ngo burya si ngombwa ngo abantu bajya gukora amavuna ngo abantu bagaragare nk'uko biyeguriye Imana, ahubwo ari imibereho y'Abakristo ihindutse, abantu bakiyegurira Imana rwose. Niba koko imibereho yawe ushobora gutanga icyigisho nkavuguruye. Rero urwandiko rusomeka neza navugaga ni uru nguru, imibereho y'Umukristo ndetse ihindutse
Uwiteka abasha kuyibwiririsha kuta ikibwirizwa cy'amagambo ayo ari yo yose umubwiriza yahagarara abwiriza ku ruhimbi nyamara atarahindutse mu mutima. Ariko benshi ntibabasha kubyumva muri iki gihe. Barabwiriza ari abanywi b'inzoga, bakabwiriza ari abasambanyi, bakabwiriza ari abanyamahane, kandi bakabwiriza ari abantu rwose biriharamagara, bakabwiriza ari abantu b'abanyamujinya. Ariko tubonye yuko imibereho y'umukristo ihindutse ibasha kuba ikibwirizwa ndetse ikaba n'urwandiko rusomeka neza. Icyampa imibereho yacu igahinduka inzandiko zisomeka neza. Mureke buri wese niyikebuke avuge ngo mbese iyo abantu bandebye bansomaho iki? Bansomaho umwana w'Imana wakiriye Yesu Kristo mu mutima we, cyangwa bansoma nk'umunyamahane wacecetse aho ngaho ariko hagize ikimukora ashobora kubyuka akabyukana umuntu umucokoje? Buri wese niyigenzure. Hari irindi somo Pawulo yandikiye nanone Abakorinto riboneka mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 9. Turi kwigana insanganyamatsiko ivuga ngo urwandiko rusomeka neza. Urwambere rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 9. Pawulo yanditse irindi somo ritangaje cyane naryo tugiye kwiga. Arandika ngo nimbwira yuko twebwe intumwa Imana yatwerekanye hanyuma y'abandi nk'abakiri mu rubanza rwo gupfa, kuko twahindutse ibishungero by'ab'isi n'iby'abamarayika n'iby'abantu. Tugiye gusobanura n'iri somo. Pawulo arangije avuga yuko intumwa ngo zahindutse, ubwo ni intumwa za Yesu Kristo, kuko na Pawulo yari ari mu ntumwa za Yesu ndetse yagendaga hirya no hino yamamaza ubutumwa bwiza. Arambije aravuga ngo nibwira yuko twebwe intumwa Imana yatwerekanye hanyuma y'abandi nk'abaciriwe urubanza rwo gupfa, kuko twahindutse ibishungero by'ab'isi iby'abamarayika n'iby'abantu. Ese ibi bintu bisobanuye iki? Abantu guhinduka ibishungero by'ab'isi iby'abamarayika n'iby'abantu. Ibi bintu twabasha kubyumva neza dusoma igitabo cya Ellen White. Igitabo cya Ellen White cyitwa Ubutumwa Bwatoranijwe, volume ya 2, icyigisho cya 49, page ya 433. Ni gute abantu bahinduka ibishungero? Abantu bazi ikintu bita gushungera ni igihe ushobora gusanga umuntu ahagaze ahantu runaka maze ugahagarara ugashungera, abantu benshi bagashungera. Noneho ngo intumwa zari abantu bashungeye, abantu bose biteze kubona uburyo bari bwitwara, ngo bari ayishungero by'ab'isi iby'abamarayika ndetse n'iby'abantu. Ni ukuvuga yuko ab'isi bari bashungereye intumwa bashaka kureba koko niba ari intumwa za Yesu Kristo. Abamarayika bashungereye intumwa kugira ngo babashe kubona niba zinesha, kandi n'abantu barabitegerezaga cyane. Rero n'umukristo wese niko amera, ni ikishungiro kandi arebwa na buri wese. Ab'isi baba bateganyije kumureba uburyo ari bwitwara mu kigeragezo ahuye nacyo, abamarayika bategereje kumureba. Reka dusome aya magambo aboneka mu butumwa bwatoranijwe twumve uburyo nawe atibisobanuye. Yaranditsemo, abantu bubahiriza amategeko y'Imana bavugwa n'umuhanuzi ko ari abantu abandi batangane. Tugomba kuba abantu batandukanye n'ab'isi. Ab'isi baduhanze amaso kandi kwitegerezwa n'abantu benshi tutazi. Hari abafite icyo bazi ku nyigisho tuvuga yuko twizera, kandi bareba ingaruka ukwizera kwacu kugira ku mico yacu. Bategereje kubona imbaraga ihindura tugaragaza, kandi ndetse n'uburyo twitwara imbere y'abatizera. Abamarayika bo mu ijuru baratwitegereza. Twahindutse ibishungero by'ab'isi n'iby'abamarayika n'iby'abantu. Turi inzandiko zisomeka neza. Noneho iri somo ryo rije ritubwira ngo noneho turenze no kuba inzandiko, turimo ibishungero, kandi ngo turi ibishungero by'abamarayika iby'abantu ndetse n'iby'ab'isi. Turi abantu ab'isi bategereje kureba ngo reka koko turebe koko niba ari murokore nk'uko ajya byitira, reka turebe koko niba ari mudivantisi, ubwo bamukubise urushyi reka turebe uburyo agiye kwitwara. Ngo turi ibishungero iby'abamarayika ndetse n'iby'abantu. Hari amagambo yanditse muri Rengera Ubuzima, volume ya 2, icyigisho cya 40, page y'103. Haranditse ngo imibereho ituje kandi itatezuka y'umukristo nyakuri iravuga kurusha amagambo. Imibereho ituje kandi itatezuka y'umukristo iravuga kurusha amagambo.
hari abantu bazi ko kubwiriza ndetse no kuvuga ubutumwa ari uguhagarara imbere y'inteko y'abantu benshi ukavuga ubutumwa nyine ukarangurura mu mabasore ndetse n'amamikorofone, ahubwo mbona imibereho ibasha kubwiriza nk'uko twarisomye muri rya somo ryabanje yuko umwana w'Imana wese ari urwandiko rusomeka neza, ngo ndetse n'iyo abantu baba batazi gusoma no kwandika mu bisomere Bibiliya babasha kubona imibereho y'umukristo wahindutse nawe akiyegurira Imana. Igihe umugaragu w'Imana Elisa yabaga ari mu ivugabutumwa yajyaga aca i Shunemu, maze hariho umugore w'umushunemukazi wari waramwikundiye cyane ndetse yakundaga kumva Elisa, ariko uyu mugore yakundaga gucumbikira Elisa igihe yabaga agiye mu ivugabutumwa cyangwa agiye kubwiriza. Maze uyu mugore yategerezaga Elisa mu nzira akamubwira ngo muntu w'Imana nyura mu rugo uze urye ufungure ukarabe maze wikomereze ivugabutumwa ryawe. Maze Elisa akaza muri urwo rugo ndetse akanezererwa hamwe n'umugaragu. Nusoma urwa kabiri rw'Abami igice cya 4:8 kugeza ku 9 harambitse ngo bukeye Elisa arahaguruka ajya i Shunemu. Hariyo umugore w'umukire aramuhata ngo ajyiwe gufungura. Nuko uhereye ubwo iyo yahanyuraga hose yajyaga ajyayo gufungura. Bukeye uwo mugore abwira umugabo we ati, mbonye yuko uyu mugabo uhora atunyuraho ari umuntu wera w'Imana. Uyu mugore yarebye uburyo Elisa yitwara mu murimo akora, areba uburyo Elisa ari umugabo udatezuka, ari umugabo ukunda Imana, ari umugabo usenga. Maze Elisa ataramubwira amagambo yo mu ijambo ry'Imana ngo anayamusomere cyangwa ngo amuhanurire, uyu mugore we yatangaje umwanzuro uvuga ngo mbonye yuko uyu mugabo uhora utunyuraho ari umuntu wera w'Imana. Imibereho ya Elisa yarabwirije kandi atararambura inyandiko zera ngo arubwirize, ariko abantu benshi bakomeza kwibwira yuko ivugabutumwa ari ukuhagarara hariya maze ugasoma ibihamya byinshi abantu bagahindukirira Kristo. Imibereho y'Ubukristo ihindutse ndetse idatezuka irabwiriza cyane rwose. Hariho undi mugabo mu gihe cy'ubugorozi. Mu gihe cy'ubugorozi hariho umugabo witwaga Owekorampadius. Yamaze igihe kirekire mu biganiro mpaka ndetse n'abayobozi b'itorero rya Roma. Owekorampadius yari acumbitse mu rugo. Hari umuntu wari umucumbikiye igihe yari muri ibyo biganiro mpaka byamaze igihe kirekire, ndetse uwo muntu yabashaga kwitegereza n'abagabo bahoraga baburana na Owekorampadius baburana ku kwizera k'uwo mugabo, kuko abayobozi bo mu itorero rya Roma bashinjaga Owekorampadius ko yayobye. Owekorampadius nawe akavuga yuko atagomba gukurikiza imigenzo ya Roma idashingiye muri Bibiliya. Maze uyu mugabo wari ucumbikiye aba bantu yarabitegereje abona aba bantu batandukanye byihabye cyangwa batandukanye bafite itandukaniro rinini cyane. Aha ngaha mu gitabo bita Intambara Ikomeye cyigisho cya 9 paje y'132 baranditse ngo abagorozi bo bagaragaraga ko ari abantu bahabanye cyane nabo. Rubanda rwabonaga ko abagorozi bitwara neza kurusha abo bayobozi basabirizaga. Amafunguro yoroheje y'abagorozi yatumaga badatinda ku meza. Umuntu wari ucumbikiwe Owekorampadius mu nzu yafashe akanya ko kwitegereza ibyo yakoreraga mu cyumba yabagamo. Igihe cyose yasangaga ari kwiga cyangwa asenga, maze aza kuvuga atangaye ko uwo muntu bita ko yayobye ari umuntu w'intungane cyane. Owekorampadius, umuntu wari umucumbikiye, yamutangiye ubuhamya Owekorampadius atigeze anamubwiriza ngo amwiregureho yuko ari mukuri. Maze uyu muntu aravuga ngo nyamara uyu muntu bita ko yayobye, ariko igihe cyose bajya mu cyumba cye nasanga ari gusenga yiga ijambo ry'Imana. Nkareba amafunguro afata yoroheje, nkabona uburyo yitwara niyo ari kuganira n'abandi. Uyu ni umuntu w'intungane cyane, baramubeshyera. Ariko hari n'indi mita ushobora kugira, maze abantu ntibaye kugirira icyizere Owekorampadius aho ngaho yababwirije atayudamura amagambo menshi ahubwo kubw'imibereho ye. Mu gihe cya Salomo, umugabekazi w'Isheba yafashe umwanya wo kujya kwitegereza ibya Salomo.
naho yahakuye icyigisho kandi Salomo nta magambo menshi yigeze amubwira. Ni urwa mbere rw'Abami igice cya 10 umurongo wa mbere kugeza ku wa 9. Umugabekazi w'i Sheba ajya kureba Salomo. Umugabekazi w'i Sheba yumvishe kwamamara kwa Salomo kuko izina ry'Uwiteka, agazana no kumubaza ibinamiranye amugerageza. Nuko ageze i Yerusalemu ashagawe n'abantu benshi cyane bafite ingamiya zihetse imibavu n'izabo nyinshi cyane n'amabuye y'igiciro cyinshi. Ageze kuri Salomo amurondorera ibyari mu mutima we byose. Salomo amusobanurira ibyo yamuhanuzaga byose. Nta kintu na kimwe cyasobye Salomo atamusobanura. Nuko umugabekazi w'i Sheba abonye ubwenge bwa Salomo bwose, n'inzu yubatse, n'ibyo kurya byo ku meza ye, n'imyambarire ye n'imyicarire y'abagaragu be, no guhereza kw'abahereza be n'imyubakire n'imyambarire yabo, n'abahereza ba vino n'urwuririro yazamukiragaho ajya mu nzu y'Uwiteka. Arumirwa binukura umutima, abwira umwami ati, inkuru numvise mu gihugu cyanjye z'ibyo wakoze n'iz'iby'ubwenge bwawe zari iz'ukuri, ariko sinabyemera kuko ubwo niyiziye nkabyirorera n'ayanjye maso, kandi nsanze ibyo batambwiye birenze ibyo bambwiye. Ubwenge bwawe n'ubutunzi bwawe bisumba uko nabyumvise. Uyu mugabekazi w'i Sheba ngo yarebye ibyo kurya biba biri ku meza ya Salomo, areba uburyo abagaragu be babangaye, areba uburyo abahereza baba bitwaye neza kuri gahunda, maze bituma atangarira izina ry'Uwiteka bitewe na gahunda nziza yari iri mu rugo rwo kwa Salomo. Nta magambo menshi yavuganye na Salomo, ahubwo uko yabonye ibintu byari bimeze, ibyo byonyine yabikuyemo ikibwiriza. Ndetse nshuti mwene data, umuntu aje mu rugo iwawe yahakura ikihe kibwiriza? Imico yawe yatuma umuntu amenya Yesu Kristo ndetse akamwiyegurira. Uburyo uvuga, uburyo urya, uburyo wambara, ni ibintu byatuma koko umuntu yiyegurira Kristo, akabona yuko kwiyegurira Kristo ari inyungu atari igihombo. Warahindutse by'ukuri ku buryo imibereho yawe ishobora kubwiriza cyane kuruta amagambo. Muri iki gihe turi mu gihe abantu bari kubwiririsha amagambo kuruta imibereho ihindutse. Nyamara turi inzandiko zisomeka neza kandi zigasomwa n'umuntu uwo ari we wese niyo yaba akabakaba. Ushobora kugirira neza umuntu utabona ndetse urwaye amaso, ariko bitewe n'uburyo umugiriye neza akavuga ngo uyu muntu nubwo ntabasha kubona, ariko uyu muntu numugira neza, ndetse ubugira neza rubi Kristo yaramuhimbiye by'ukuri. Ariko ntabwo tuba dushaka kubwiriza ibibwirizwa nk'ibyo ngibyo. Kandi ibyanditswe byera muri Matayo igice cya 5:14 byaravuze ngo buri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Ngo turi umucyo w'isi, ngo ndetse tumeze nk'umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi. Rero niba umudugudu wubatse ku mpinga y'umusozi, uwo mudugudu ntiwabasha kwihisha. Natwe turebwa n'abantu bose bo mu ngeri zose, abakomeye ndetse n'aboroheje, baba biteguye kutureba kuko turi ibishungero by'ab'isi n'iby'abamarayika n'iby'abantu, kandi turi inzandiko zisomeka neza. Iri somo naryo rije ritubwira yuko turi umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi, kandi uwo mudugudu utabasha kwihisha. Mbese iyo abantu bakubonye nk'umuntu ko kuvuga yuko usenga, bakubonamo iki? Babona ko kusenga by'ukuri, cyangwa babona ufata umwambaro mwiza wa Kristo ukawutwikiriza uburaya bwawe, ukawutwikiriza ubucakura bwawe, ukamutwikiriza ubujura bwawe? Iyo abantu bakubonye bakubonamo iki? Mu gitabo Bitujujwe byose ni icyigisho cya 30 paje ya 227. Nawe yaranditse ngo imico ntago ari umwambaro umuntu abasha kwifurika, ni ikintu kigaragarira imbere. Niba dushaka kuyobora indi mitima mu nzira yo gukiranuka, birakwiriye ko amahame yo gukiranuka aba atwikiriwe mu mitima yacu.
umuntu ashobora kwigisha amagambo asanzwe yo kwizera, akigisha idini ku magambo gusa, nyamara icyangombwa ni ugukiranuka gushyizwe mu bikorwa kugira ngo ijambo ry'ukuri rigaragarire mu maso y'abantu. Imibereho ihuje n'ibyo, ibiganiro byera, ubukristo butajegajega, umutima ugira umwete, kugira ubuntu n'icyitegererezo cyo kwera, ubwo nibwo buryo bwakoreshwa mu kugeza umucyo kuwo mu isi. Aya magambo yanditse mu Bisuzuye byose, paje yaho ya 227 n'icyigisho cya 30. Pawulo yajyaga abwiriza abantu, maze nawe yakicyapuka agasanga nawe kuri we ntatunga, kandi yahoze ari kubabwiririsha amagambo, nyamara imibereho byarananiranye. Maze avuga amagambo aboneka mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 9:27, uravuga ngo ahubwo mbabaza umubiri wanjye mukoresha uburetwa, ngo ahari uko maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe. Ibi ngibi biteye kubavuga butumwa bamena bamwe bakabwiriza abandi, nyamara nabo bakikebuka bakabona nabo Imana itabeme, ariko Uwiteka yatwigaruriye ugasanga inyuma haratunganye, ariko n'imbere haranduye. Maze akisubika umwambaro mwiza, abantu bakavuga ngo umuntu w'Imana murokore, ariko nawe yakikebuka agasanga ko si murokore koko, si mudivantiste, ntabwo ari patiri, ntabwo ari pasiteri, akabona ntabwo yera. Pawulo we yaravuga ngo ahubwo mbabaza umubiri wanjye mukoresha uburetwa, ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye naboneka yuko ntemewe. Ariko Pawulo yatanze inama nziza iboneka mu rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 2:19, arangije aravuga ko nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho ikimenyetso ngo Uwiteka azinabe, kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka akavuga yuko yatoranyijwe n'Imana, Pawulo aravuga ngo uwo muntu wese nave mu bidatunganye. Iki kintu cyo nabishuriza, niba turi injandiko zisomeka neza, niba turi ibishungero by'abisi by'abamarayika ndetse n'iby'abantu, reka umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Amureke twicishe bugufi dusenge. Uwiteka umaze kutwereka yuko turi inzandiko zisomeka neza, Uwiteka dufasha kugira ngo amateka mabi twandikishije ku mibereho yacu uyasibe Mana, maze ude kwandikwaho ibyiza, kandi ku musozo w'uru rugendo tuzabe dufite ubuhamya bwiza bw'abana b'Imana, mu izina rya Yesu, amen.